watinyutse izago zose nazakurikire umwami Yesu we ntacamurekesha iyo migambi ye no guca mu nzira isha mu ijuru we ntabwo azacogoswa nica mugongo we abanzi mubwira nibo bazagwa abanzi be bose ntibamugarura mu nzira isemo isha mu ijuru we abanzi be bose ntibamugarura mu nzira isemo isha mu ijuru we mwimuye Kristo wagombaga kubatabara mu gihe gikomeye yagombaga kubatabara mu gihe cyo kugeragezwa yagombaga kubatabara ariko mwaramwimuye mwamwirukanye mu ngo zanyu mwamwirukanye muri bizinesi zanyu mwamwirukanye mu buzima bwanyu igihe kiraje kugira ngo mutake muburubatabara kubera ko wakagombye kumutabara mwaramwimuye uribaza ngo namwimuye ryari burya cyagiye wakoraga icyaha kandi uzi ko ukosheje yaricomokeye cyagiye wasambanaga wari umwimuye yaragiye cyagiye warogaga wari umwimuye yaragiye cyagiye waciriye imanza mugenzi wawe wari umwimuye yahise agenda cyagihe wagize ishari yahise acomoka yaragiye kubera ko ntabwo ari Uwiteka nuwe arera mama burya cyagihe wagiraga ubusambo yarigendeye burya cyagihe wakamyaga urukundo muri wowe yarigendeye none nawe ugiye kugera mu gihe gikomeye umukenere kandi waramwimuye uzaba uri ugutabara mwongere mu mugarukire muze mugarukire Rudiyani mupemba mungata kurudiriye uzatangara cyane umupfumu azagenda umuntu ajya ku bapfumu umupfumu si umuntu urani n'umuteka ujye mufata nk'umwesikoro umuntu akagenda ku mupfumu kuraguza bamara bakamuvugutira wenda nk'umubirizi ati uno mubirizi wisiga umubiri wose iyo uzayibirake inyatsi irakurwaho agatanga ifaranga nishe kandi akagenda avuga ngo ubuzatungane ariko umuntu asigaye Imana isigaye ivugana nawe ngo aho ngo ubuse singa babahanuzi ntiyavangiwera ati uzambwiye ubu nizora ukimara gushidikanya ijambo ryaravuze ngo nuntwara nkinyembaraga nzaza nkinyembaraga ariko nuntwara kinyantege nkeya nzaza nkinyantege nke abantu mwacumujwe n'amasezerano mwarategereje biranga mutegereje imyaka biranga nuko mwatwaye Imana kinyantege nkeya mwatwaye Imana kinyantege nkeya imyaka ibaye imyaka warabuze urusaro wayitwaye kinyantege nkeya umaze igihe umaranye iminsi igishaka nuko wagize intege nkeya wayitwaye kinyantege nke nayikuza gake imyaka irakomeza gake ariko iri mukuzaga gahoro gake ngo numfata kinyembaraga ngo nzahita gitaraganya nk'inyembaraga we wacumushwa n'ibihe ucumuzwa n'amasezerano ucumuzwa n'abahanuzi ucumuzwa n'intumwa ucumuzwa n'ibihe yampanza wigenzure neza ijambo ryaravuze ngo mwakisuzuma ntabwo mwagirwaho n'urubanza panza wisuzume mbere y'uko utabaza mbere y'uko usenga panza wisuzume panza wigeze lotakostalaba tandostireba jelome tandikostifega hey panza wisuzume mama panza wigenzure panza urebe neza itegereze neza uburyo utwaye agakiza cyangwa utwaye amagambo utwaye agakiza cyangwa utwaye ubusambanyi utwaye agakiza cyangwa utwaye ishari utwaye agakiza cyangwa utwaye kubeshya utwaye agakiza
cyangwa utwaye ubujura, utwaye agakiza cyangwa utwaye kwikinisha, utwaye agakiza cyangwa utwaye ubwicanyi, utwaye agakiza cyangwa utwaye ibyaha bya hato na hato, utwaye agakiza cyangwa utwaye urwangano, icyo utwaye kigiye kumenyekana. Ikintu cyose utwaye kigiye kumenyekana. Nubwo wagiye mu kanisa ugatarama mu gatatu no mu gatanu, ariko icyo watwaye kigiye kugaragara hano imbere. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso. Reba amaboko yawe, ese amaboko yawe ushaka ko yakira ineza y'Imana, wayagenzuye neza usanga ni mazima. Impamvu ngo nabaretse nuko amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso. Intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa. Ejo bundi twavuze ku kintu cya onapu, abantu bari mu kuniga abantu uko biboneye ngo ntaco ngo n'uburinganire, ariko Imana arakurebye ibona nawe amaboko yawe yarahindanye. Nubwo usenga amaboko yawe yarahindanye, nubwo uvuga ubutumwa amaboko yawe yarahindanye. Igenzure neza, nubwo uririmba ariko amaboko yawe yarahindanye, nubwo uri mama yarahindanye. Imana izakubaza impamvu warenze ku itegeko ryayo kandi urizi. Akanwa kanyu kavuga ibinyoma. Akanwa kanyu kavuga ibinyoma. Ibiva muri wowe ni ibinyoma. Kubeshya kumaza abantu, kubeshya kumaza abashumba, kubeshya kumaza abapasitori, kubeshya kumaza abahanuzi, kubeshya kumaza abitwa ngo ni abasenga. Ariko we akanwa kawe kavuze ibinyoma, ntabwo Imana izigera ikumva. Uwiteka Imana tote kosta shalome tale kostifegai shalome limotanima aje to kostegai, aje gushyira imirimo yawe yose ku murongo, aje gushyira imirimo wakoze ku murongo. Uzarokoka inkoni y'Uwiteka yagukunze. Akaga abantu benshi bafite, akaga isi ifite, ni ugutesha agaciro urukundo rw'Imana. Ariko aravuga ngo ni nge Yesu witanze kera ku musaraba, nza kugira ngo nguheze agakiza ndetse nguheze n'ubugingo. Yaretse ibyiza zari bihari, aza kubabazwa mu isi kubera wowe, ariko urangije tuwabiha agaciro. Reba muri Yesaya papa 59 ku murongo wo wa mbere. Yarakugabiye ariko ntacyo wamutuye. Benshi yarabagabiye, abari barabuze ikerekezo, abari barabuze inzira, yarabagabiye mumwitura gukora izangwa nawe, yarabagabiye mumwitura izaba bitandukanye, yarabagabiye ariko nimwaha agaciro kugabirwa na Kristo, murangije mumwitura ubwicanyi bwo mu mitima, murangije mumwitura kwanduza isi kubera izaha byanyu. Yarabagabiye abo yagabiye impano bamwituye kuja mu busambanyi, abo yagabiye impano bamwituye gushyiraho igiciro ndetse n'ikiguzi, urasengera ari uko nguhayaye. Izo mpano ntabwo ari izawe papa, wazihawe n'Imana. Narakugabiye ariko ntacyo wanyituye. Imana yasuzumye, yakoze ceki, yarakugabiye ariko ntacyo wayituye. Yarakugabiye uyitura kugira nabi, yarakugabiye ukora izangwa nayo, yarakugabiye uri mu gutaka ugasaba gusa ibyiza, yarakugabiye nyamara ureze neza, yarakugabiye. Ibuka mu bwana bwawe, ibuka mu bukumi bwawe, ibuka utarashaka, ibuka utarazara, yarakugabiye ubona urugo, yarakugabiye ubona abana, yarakugabiye ubona akazi, yarakugabiye urangiza amashuri, yarakugabiye agukiza urupfu, yarakugabiye agukiza ibitandukanye. Ariko amaze kukugabira, umaze gutabara, uribagirwa. Igitumye abantu benshi bagiye kunigirwa muri Egiputa ni ukubera mwibagiwe ineza y'Imana. Nta kindi kigiye gutuma abantu benshi mutagera mwakira igihugu k'isi
amasezerano ni ukubera mwibagiwe imirimo y'Imana, mwaravyibagiwe cyagiye mwabuze urubyaro, mwaravyibagiwe cyagiye mutarashaka, mwaravyibagiwe cyagiye muri ahandi hatandukanye, mwabuze ikerekezo, muri mu buhungiro, mwaribagiwe. Yarabagabiye ariko muribagiwe, yarakugabiye ariko uribagirwa. Ariko nkugiriye inama, wahindukira ukareba uhagaze muri aka kanya ukagaruka. Yaravuze ngo nimungarukire naje nzabagarukira. Imana igize agahinda, yarabagaruke, yarabagabiye. Mumenye icongereza, muri kugikandagiza abandi. Yarabagabiye mugira ubutunzi, mutunga amaso, mutunga amamodoka, murangije muribagirwa. Kandi itegeko ry'Imana ryaravuze, nuba mu gutegeka kwa kabiri haravuze ngo umenye, ntuzibagirwa numara kurya ugahaga. Umenye, yarakubwiye ngo numara kurya ugahaga, mwene data, wa mugore we, wa mugabo we, rubyiruko, numara kurya ugahaga. Niryo tegeko yakubwiye, tuzibagirwe. None waribagiwe, uri mu gukandagiza abandi ubutunzi utunze, uri mu gukandagiza abandi inzu nziza utahamo, uri gukandagiza abandi aho urara, uri gukandagiza abandi imodoka utunze, uri gukandagiza abandi amafaranga utunze, uri gukandagiza abandi akazi utunze. Ariko aje kubarana nawe, ariko aje kubarana nawe. Igihano kikugezeho, igihano cya mbere kizakugeraho nuko uzareba igihugu ariko ntugikandagiremo. Umugabo witwaga Nyamutunzi yabonye Aburahamu ari muri icyo gihugu, ariko kubera imirimo mibi Nyamutunzi yari yarakoze akirebesha amaso, ariko ntiyakigeramo. Abona abandi banezerewe ariko arababazwa. Igihano kikugezeho, igihe kigiye kuzagera, ubona abandi bishimye ariko wowe ubabazwe. Kubera impamvu ntayindi, kubera ko yarakugabiye, iza kugabiye umuhemba ibusambanyi, umuhemba kutamwumvira ndetse no kutamwemerera. Uzatangara cyane, gusa narabababariye, namwe muzihane. Hari nk'igihe umuntu aba ari hayabwiriza, ugasanga umuntu yamavuga ngo muhaye mwitigisa, nyamara uzitigisiriza mu muri utazima. Bahaye bitigisa, ariko wowe uzinyagambura mu muriro utazima, ubura ubuhungiro muri uwo muri. Ngo bahanuzi b'iyi minsi ngo twabuze abo twizera n'abo tutakizera. Aho Imana yagutumye kwizera umuhanuzi. Izo komenti wandika uzazandikira mu muriro uhagarariwe na Satani uri gutokombera. Izo komenti mwandika muca intege abakozi b'Imana aho kugira ngo mubasengere mubashigikire muri ayo mavuta Imana yabahaye. Izo komenti mwandika zibatuka, zibasesa, zibavuga nabi. Ndagira ngo mumenye ngo zigize icyaha imbere y'Imana. Bigize icyaha, bigize icyaha, bigize icyaha. Uwo murimo wipanze, ako kazi wipanze, ibihembo byawe ni mu nyanja yaka umuriro, ni mu nyanja yaka umuriro. Ngo aho ngo bari abakozi b'Imana, ngo hari abampemukiye. Aho nibo bazaguhesha ijuru. Urasabwa kwizera Imana. Uzasome muri Matayo igice cyaho cya 10 ku murongo wa 37 haravuga ngo uwizera umuhanuzi ko ari umuhanuzi ngo azahabwa ingororano z'abahanuzi. Uwizera uwemera umukiranutsi ko ari umukiranutsi ngo nawe azahabwa ingororano ngo z'abakiranutsi. Hasi hazatangaza cyane kuri 40. Niryo jambo abantu aho niho abantu bagakwiye kuza bagera bagatangira gukora imirimo myiza.
azavuga kuri 40 ngo unyweshe umwe muri abo batoya ku gacuma k'amazi akonje ngo azitwa mukuru mu bwami bw'Imana, aho kugira ngo babanyweshe ku gacuma k'amazi akonje bayamire bayanywe, bari mu kubanywesha komenti zibatuka zibasubiza inyuma, nizo biriburwamo, nizo babamo, nizo bahugiyemo, ariko kugira ngo bakorere kwambikwa ikamba zarabananiye. Nimba udafashwa n'ivyo Imana inyuriza muri nge, bireke ntubirebe, ntabwo ari itegeko. Aho kugira ngo ucumure bizakuzanire kurimbuka gukomeye, ikiruta warorera. Yarakugabiye impano ariko ntaco wamutuye. Wamwituye kwirirwa utaramana abakozi b'Imana, wamwituye kwicara utaramana. Nimba umuntu uzi ko yaguye akava mu nsizerwa, ntabwo bisobanuye ko ujya kumwandagaza, ujya kumusebya, ujya kumusenya. Igisobanuro kirimo aho ngaho, musengere umwuka w'ikibi winjiye muri we ubashe gukurwamo, mwuka wera w'imbaraga amanukire muri we. Nico bisobanuye. Jambo ryaravuze ngo nihagira uyoba muri mwe, mwebwe b'umwuka umugaruza umwuka w'ubugwaneza. None umwuka wawe no kwirirwa ubavuga nabi, ubataramana, ubasebya, ubatuka. Abandi hari umuntu wegeze muri kubwiriza, soma comment imwe, numva umuntu yanditse ngo uwo mwuka ufite n'uwabaranga. Aho ufite umwuka ubigenzuye urabibonye cyangwa upfuye kuvuga gusa? Nyamara ijambo ryaravuze ngo igihe n'igihe cyacu, ngo hari igihe cyo guceceka, ngo hari igihe cyo gufunga umunwa. Reka mbabwire, kino gihe k'imperuka ntabwo ari igihe cyo kuvuga, ni igihe cyo gufunga akanwa, tugashyira ibikorwa imbere arizo bivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Turasabwa kwitondera amategeko y'Imana, tugakora ibikorwa, tugafunga umunwa, tugakora ibikorwa. Mwino minsi y'imperuka hakenewe ibikorwa, ntabwo hakenewe amagambo. Hakenewe ibikorwa, ntabwo hakenewe amagambo. Ndagira ngo usomere iryo jambo ry'Imana. Wabatinyutse izago zose, nazakurikire umwami Yesu we, ntacamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira isha mu ijuru we, ntabwo azacogozwa nica mugongo we, abanzi mubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira isemo isha mu ijuru we, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira isemo isha mu ijuru we. Mwimuye Kristo wagombaga kubatabara mu gihe gikomeye, yagombaga kubatabara mu gihe cyo kugeragezwa, yagombaga kubatabara. Ariko mwaramwimuye, mwamwirukanye mu ngo zanyu, mwamwirukanye muri bizinesi zanyu, mwamwirukanye mu buzima bwanyu. Igihe kiraje kugira ngo mutake, muburubatabara, kubera ko wakagombye kumutabara. Mwaramwimuye. Uribaza ngo namwimuye ryari? Burya cyagiye wakoraga icyaha kandi uzi ko ukosheje, yaricomokeye. Cyagiye wasambanaga, wari umwimuye yaragiye. Cyagiye warogaga, wari umwimuye yaragiye. Cyagiye waciriye imanza mugenzi wawe, wari umwimuye yahise agenda. Cyagihe wagize ishari, yahise acomoka yaragiye. Kubera ko ntabwo ari Uwiteka nuwe arera mama. Burya cyagihe wagiraga ubusambo, yarigendeye. Burya cyagihe wakamyaga urukundo muri wowe, yarigendeye. None nawe ugiye kugera mu gihe gikomeye, umukenere kandi waramwimuye. Uzabura ugutabara. Mwongere mumugarukire, muze mugarukire. Rudiyani
Rudiyani Mupema Mungu atakurudiriye. Zatangara cyane. Umupfumu azagenda umuntu ajya ku bapfumu. Umupfumu si umuntu urani n'umuteka njye mufata nk'umwesikoro. Umuntu akagenda ku mupfumu kuraguza. Bamara bakamuvugutira wenda nk'umubirizi. Ati uno mubirizi wisiga umubiri wose. Izayibirake inyatsi irakurwaho. Agatanga ifaranga nishe kandi akagenda avuga ngo ubuzatungana. Ariko umuntu asigaye Imana isigaye ivugana nawe ngo aho ngo ubuse singa babahanuzi ntiyavangiwera. Ati uzambwiye ubu nizora. Ukimara gushidikanya ijambo ryaravuze ngo nuntwara nkinyembaraga zaza nkinyembaraga ariko nuntwara kinyantege nkeya zaza nkinyantege nke. Abantu mwacumujwe n'amasezerano mwarategereje biranga mutegereje imyaka biranga nuko mwatwaye Imana kinyantege nkeya mwatwaye Imana kinyantege nkeya kinyantege nkeya. Imyaka ibaye imyaka warabuze urusa wayitwaye kinyantege nkeya. Umaze igihe umaranye iminsi gishaka nuko wagize intege nkeya wayitwaye kinyantege nke. Nayikuza gake 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 imyaka irakomeza gake 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 ariko iri mukuza gahoro gahoro gake gake ngo numfata kinyembaraga ngo nzahita gitaraganya nk'inyembaraga. Tangira utwara Imana kinyembaraga iragukiza ubugumba bwawe. Twara Imana kinyembaraga urakira sida. Twara Imana kinyembaraga urakiriza ikurwoye ibikugendaho bizakubujije amahoro. Nutwara Imana kinyembaraga mama uzabona igisubizo. Amen. Ariko nuyitwara kinyantege nke nayo izaboneka kinyantege nke. Ngo bose ngo nubundi ngo uzambwiye uzatinya umuntu uzasengera akakubwira ngo mukozi w'Imana ngo uhuje ngo n'abandi. Izo uvuze ngo nayo nazumbisheho ngo hari n'undi ngo Imana yabinyurishemo. Urumva ibintu abantu barimo ngo urimo neza ngo n'ejo bundi narabibwiwe. Kuvuga bimaze iki? Gukora nibyo bifite agaciro. Yesu ahimbazwe cyane. Urasabwa gutwa vana Imana mu nzage uyizane nona. Reka gufata Imana nk'iri muri Amerika kandi utuye Canada. Yifate nk'iri kumwe nawe muri Canada. Yifate nk'inyembaraga irubaka urugo rwawe. Yifate nk'inyembaraga iraheza abana bawe ubwenge. Ariko uko uyitwaye nikiboneka. Uko uyitwaye nikiboneka. Ngo Mose yayitwaye nk'ishobora kunyurira mu nkoni igacamo inyanja kabiri. Uko ayitwaye nyine diregiti ihita imanukira muri ya nkoni inyanja icikamo kabiri. Somera iryo jambo ry'Imana. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Mana yatumye kukubwira we wacumushwa n'ibihe, ucumuzwa n'amasezerano, ucumuzwa n'abahanuzi, ucumuzwa n'intumwa, ucumuzwa n'ibihe. Yantumye ngo ukuboko kwayo ntabwo kwaheze. Ananirwe gukiza. Ntabwo kwaheze ngo ananirwe kugukiza indwara. N'ugutwi kwe ntago twapfuye ngo ananirwe kumva. N'ugutwi k'Uwiteka ntabwo twapfa. Ntabwo kwapfa. Uraguma utota Imana mu gitondo na nimugoroba ugatangira gushidikanya. Ariko yantumye ngo burya ntabwo ugukwi kwayo kwapfuye. Ahubwo gucyanirwa kwanyu aho niko kwabatandukanije n'Imana yanyu. Icyatumye Imana iguhunga ni ukubera ko ari izambe wakoze kisirisiri. Hari izawe wagiye mu kuntu gisirisiri ukomeza kubisengera, ukomeza gusenga kandi ubikikiye, ukomeza gusenga kandi utera imbuto, ukomeza gusenga kandi umutima wawe uri mu buriganya, ukomeza gusenga kandi nta rukundo ugira. Ariko ntabwo ugutwi kwayo kwapfa ngo ananirwe kumva. Ariko ukimara gukirana Imana yahise itandukana nawe, yahise iva muri poroshe yawe kubera warakiraniwe wanga kwihana. N'ibyaha byanyu nibyo byayiteye kubima amaso ikanga no kumva.
izaha zanyu nizo zatumye Imana ibima amaso nayo yanga kubona. Izaha zanyu zatumye nayo ubwayo ibima amaso yanga kubabona, yanga kubumva. Nubwo uja ku musozi ariko ntikubona, nubwo usenga mu butayu ntiyakubonye, nubwo uvuga mu ndimi ntiyakubonye, nubwo uhanura ntiyakubonye. Kubera iki? Banza wigenzure neza. Ijambo ryaravuze ngo mwakisuzuma ntabwo mwagirwaho n'urubanza. Banza wisuzume mbere yuko utabaza, mbere yuko usenga. Banza wisuzume, banza wigeze lota kostalaba tandostileba jelome tandi kostifega. Hey, banza wisuzume mama, banza wigenzure, banza urebe neza, itegereze neza uburyo utwaye agakiza. Utwaye agakiza cyangwa utwaye amagambo? Utwaye agakiza cyangwa utwaye ubusambanyi? Utwaye agakiza cyangwa utwaye ishari? Utwaye agakiza cyangwa utwaye kubeshya? Utwaye agakiza cyangwa utwaye ubujura? Utwaye agakiza cyangwa utwaye kwikinisha? Utwaye agakiza cyangwa utwaye ubwicanyi? Utwaye agakiza cyangwa utwaye ibyaha bya hato na hato? Utwaye agakiza cyangwa utwaye urwangano? Icyo utwaye, icyo utwaye, icyo utwaye, icyo utwaye kigiye kumenyekana. Ikintu cyose utwaye kigiye kumenyekana. Nubwo wagiye mu kanisa ugatarama mu gatatu no mu gatanu, ariko icyo watwaye, icyo watwaye kigiye kugaragara hano imbere. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso. Reba amaboko yawe. Ese amaboko yawe ushaka ko yakira ineza y'Imana? Wayagenzuye neza usanga ni mazima. Impamvu ngo nabaretse nuko amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso. Intoki zanyu zandujwe no gukiranirwa. Ejo bundi twavuze ku kintu cya onapu. Abantu bari mu kuniga abantu uko biboneye ngo ntaco ngo n'uburinganire, ariko Imana arakurebye ibona nawe amaboko yawe yarahindanye. Nubwo usenga amaboko yawe yarahindanye, nubwo uvuga ubutumwa amaboko yawe yarahindanye. Igenzure neza. Nubwo uririmba ariko amaboko yawe yarahindanye. Nubwo uri mama yarahindanye, yarahindanye, yarahindanye. Imana izakubaza impamvu warenze ku itegeko ryayo kandi urizi. Akanwa kanyu kavuga ibinyoma. Akanwa kanyu kavuga ibinyoma. Ibiva muri wowe ni ibinyoma. Kubeshya kumaza abantu, kubeshya kumaza abashumba, kubeshya kumaza abapasitori, kubeshya kumaza abahanuzi, kubeshya kumaza abitwa ngo ni abasenga. Ariko we akanwa kawe kavuze ibinyoma, ntabwo Imana izigera ikumva. N'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. N'ururimi rwawe burya rwavuze ibibi by'ibihwehwe. Imana idutabare cyane. Amen. Dukomeze. Ururimi rwawe rwavuze ibibi by'ibihwehwe. Ururimi rwawe rwavuze ibibi by'ibihwehwe. Soma 55 umurongo w'umunani. 55 umurongo w'umunani. Haranditse ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira. Izo we wibwira poroje upanga mu gitondo ku manywa na nimugoroba bitandukanye. Uwiteka Imana tote kosta shalome tale kostifegai shalome limotanima aje to kostegai. Aje gushyira imirimo yawe yose ku murongo. Aje gushyira imirimo wakoze ku murongo. Uzarokoka inkoni y'Uwiteka n'uwakoze imirimo myiza ikabiri ku murongo. Imirimo wakoze Imana ije kuyireba. Tegereze neza ukundi utwaye agakiza. Otastola matango kostifegai shalome lazala melimo tande kostifegai. Utabuye tsingobzi umwana yarahezekera. Ngo Yesu ngo mwagumye mutubwira ngo mukamutubwira murakaye ngo azaniga. Iyo yaraniga di. Shambo ryaravuze ngo nduwiteka ndica nkanakiza. Nimba witeguye gukira tengeneza. Nimba witeguye gukira
tengeneza gira ibintu uhindura muri wowe tangira ugende nk'umuntu ushaka gukira. Umuntu ukeneye gukira yageze imbere ya muganga amubwira uburwayi afite, muganga akabona uburyo amuvura. None wowe waze kuvuga ikibazo cyawe naho warwariye, ahubwo wahishe indwara yawe uzayipfana kubera ko wanze kuyivuga. Guhisha indwara kwawe kugiye gutuma upfa uyipfana ndetse kandi urimbuke, kubera ko waze kuvuga ubusambanyi bwawe, waze kurata indwara yawe, waze kuvuga indwara yawe. Imana ireba mu mutima. Aho none Imana ireba mu mutima, ukeneye kwirwana nawe kandi uzi icyaha. Jambo ryaravuze ngo yewe mwana w'umuntu, yewe mwana w'umuntu, yewe mwana w'umuntu. Jambo ryaravuze ngo yewe mwana w'umuntu, yakweretse ikiza icyo ari cyo, yakweretse ikibi n'ikiza, akwereka ikiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni ugukiranuka. Icyo Uwiteka agushakaho ni ukukiranuka. Nayo ikiza cyo urakiza. Ikubwire ngo ihana ubusambanyi kandi uzi ko wasambanye. Mukeneye ko Imana ibarondora kandi namwe imitima yanyu itababwira ko muri abera. Kuki muri kwanga gukira igisebe ni ukubera. Ndagira ngo utangire wige kubwiza Satani. Ubwire Satani ngo nanze imihango yawe yose Satani, twisemo Kristo. Uzanesha. kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye ni ko Uwiteka avuga. Izrekera. Inzira zanyu si zimwe n'iz'Uwiteka. Iyo nzira wanyuze mujya gusambana ubona etaje, ariko umuntu akaza azanye ifaranga ngo aho ngo Imana yakoresheje umuntu ngo ambe ifaranga ngo anguriye etaje ngo ampaye inzu, kandi wabanje gusambana nawe kugira ngo wakire warangiza ugashima Imana. Izo wahisha abantu batabonye Imana yarabibonye. Izo wahisha abantu batabonye Imana yarabibonye. Izo wabitsa abantu batabonye Imana yarabibonye. Jambo ryabivuze neza ngo bizavuguye mu rwongorerano ngo bizumvikanira hejuru, ngo nta kintu na kimwe cyahishwe kitazahishurwa. Izo wavuze mu rwongorerano bigiye kumvikana. Izo wavuze mu rwongorerano bigiye kumvikana. N'abandi mutanga, mwamara gutanga mukagenda mubivuga, mukagenda muvuga ngo nahaye runaka, ngo naguriye runaka costume, naguriye runaka ikiniki. Iyo mirimo ntaho yanditswe yarasibwe, ntaho uzayibaza. Jambo ryaravuze ngo ukuboko kumwe ni gutanga, ukundi ndi kukamenya ayo makuru. Ariko imirimo wakoze ukayivuga, ukagenda uyivuga, iyo mirimo ntubare ko wayikoze ntaho yanditswe, ntaho yegeze yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko ndagira ngo uhindure gahunda wihane. Jambo ryaravuze ngo nuko gira umwete wihane, ngo ariko nutihana ngo zaza nk'umujura ngo utunguye, ngo kandi ntabwo uzamenyera igihe zagutunguye. Buretse gusaba, ahubwo bazirebe nimba ibiganza byawe bigomba kwakira guko. Buretse gutakamba, bazirebe nimba ibiganza byawe bikwiye kwakira. Mose yabonye ahantu igihugu kirimo kwaka, ariko ngo icyo gihugu cyakaga ngo n'Imana ari ikirimo, ngo Mose agira ngo atambike ahegere, ngo Imana iramubwira ati Mose we banza ukwetura inkweto zawe, kuko ahantu ugeze nahera. Washatse kwinjira here udakiranuka, washatse kwinjira here ugifite ubucafu, washatse kwinjira here ucyanduye muri wowe, ugifite umwanda muri wowe ukunukaho. Ariko igenzure neza uvana umwanda muri wowe, nibwo uzababarira. Tugiye gusenga Imana. Unzangira amahoro mu mutima, nahawe na Yesu mukiza waje, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icampa ngasangu yahawe nawe. Zaninginga Imana ikwereke Yesu,
umwakire nawe nico ngusabira zaninginga imana ikwereke Yesu umwakire nawe nico ngusabira we witeguye kuburana agaciro kawe witeguye kuburana amasezerano yawe burya nubwo wayahawe ariko hari ahantu wageze urakosa ariko ndagira ngo wigenzure neza usingira mugisha wawe ndagira ngo wigenzure neza usingira amasezerano yawe ndagira ngo wigenzu usingira ibyawe tugiye gusenga Imana isuzume mwene data isuzume wakiriza imbabazi isuzume jambo ryaravuze ngo nugaruka nzakugaruke ngo kandi abagutaye bose ngo bazakugaruke hari izagutaye kubera ko nawe wagiye ariko niwemera kugaruka urugo rwawe rurakugarukira niwemera kugaruka akazi kawe karagaruka niwemera kugaruka sheri wawe aragaruka niwemera kugaruka uruzaro ruragaruka niwemera kugaruka amahoro mu rugo aragaruka niwemera kugaruka izo wanyazwe biragaruka niwemera kugaruka ukihana agaciro kawe kanyazwe karongera kagaruke ngo nugaruka ngo zakugarukire ngo kandi abagutaye bazakugarukira vana ibishimwa mu bigawa uratangira ubakanwa k'Uwiteka amagambo yawe azatwika ibidafite umumaro amagambo yawe azarema emera kugaruka akanwa kawe karahinduka nk'ak'Imana emera kugaruka emera kugaruka emera kugaruka reka ingeso mbi emera kugaruka tugiye gusenga Imana turasenze Mana ndagushimiye garuka pela stala benimo kostifega tando sta kostifega jelo metala beriba awido kota ega garuka penestifega helo le talibanga garuka reka kuvuga nabi mwene so garuka emerera Imana garuka va mu bisigamana siwa va muri za nyabingi siwa emera kugaruka reka va mu bapfumu reka kwizera indasago washyizweho n'abapfumu emera kugaruka Imana nayo irakugaruka Mana ndagushimiye urera kandi urakiranuka wambaye ubwiza no gukomera uri umunyembaraga ushoboye byose uri umunyembaraga aka kanya ndagushimiye kubw'aka kanya kubera kuvuze icyo wari wagambiriye kuvuga icyo wari wateguye manda dostiko egani pelostifo egani andoste koribo jelometa kostifo egani ndakubona ukisiga imiti wavanye mu bapfumu ariko emera kugaruka ndakubona wowe wagiye kuraguza kugira ngo ubone uruzaro ariko urwo ruzaro wiringiye mu bapfumu ntabwo uzarubona emera kugaruka urabona uruzaro ndakubona wowe wiwese ediba wubakiye ku bintu kugira ngo urugo rwawe rukomere ndakubona wowe pestote kostirigai zero metaliba jewite kosta ndakubona wowe warasazwe kugira ngo ukire indwara ndakubona wowe wimuye Uwiteka ndakubona wowe pewe stiko egai wicariye ku bintu ndakubona wowe watwaye urugo rw'abandi ariko garuka Imana nayo irakugaruka emera kugaruka Imana nayo irakugarukira ndakubona nawe watwaye amafaranga y'abandi mu busambo ndakubona wowe ndakubona ariko garuka yewe ndakubona garukiraho dore irimbukiyo rikugezeho garukiraho dore umuriro uratse garukiraho we pesto de mostalabanga shewe kotaliboria penostidi banga mena kota egai
hayi wido stiriba Jerome Taliba, ndakubona wowe utunzwe n'ikinyoma, utunzwe no gusambana, ndakubona wowe waciye umugabo wawe inyuma, ndakubona Peko Stidi Boria wiyoberanya, ndakubona ariko garuka we, garuka wa muhanuzi we Pesto Titarigai Jerome Tangua utunzwe n'ikinyoma, ewe Tekostegai, ndakubona garuka kubera kirimbukiro ribaye. Ndagushimiye Mana, we wagiye gucisha imbaraga mu bapfumu kugira ngo ukunde uhanure, kugira ngo ukunde ubwirize. Nutagaruka uyu mwaka ibihano bikomeye bikugezeho. We wanze guhindukira, nutagaruka igihano gikomeye kikugezeho, ariko niwemera ugahindukira, Imana irakugirira ibamba. Mana, ndagushimiye kubw'aka kanya, ndagushimiye kubw'umugambi wawe ndetse n'umuteguro wawe. Komeza gukora ivy'imbaraga, ugere ku bantu bose, uyereka abantu bose bagutakira ubuntu n'ineza zawe ndetse n'imbabazi zawe, umutima wo kwihana ugere ku bantu bawe. Jambo ryaravuze ngo nitwemera tukagaruka, nawe uzatugarukira. Ndakubona nawe wahaye umugabo wawe inzaratsi eto kestorigai ugira ngo edo pestiribai ngo areke kujaja gusambana hanze, ariko n'ubundi umuhaye ivyatsi wavanye mu bavuzi gakondo cyangwa muri abo bapfumu wiringiye, n'ubundi bikomeza kwanga. Ariko ndagira nkubwire ngo ntahandi amahoro aruretse kuri Kristo, ariko niwemera kugaruka, Imana nayo irakugarukira. Urakoze Mwana, ndagushimiye. Edo stikoegai, ndakumva Mwana, Pene Fostirigai, nyamara murarushe, ariko Yesu ni karura, aravuga ngo abarushe n'abaremerewe nimuze musange. Uruhishwe n'ivyo wagiye gucisha, urarushe kubera ubusambanyi, urarushe kubera ubujura, ariko garuka, Imana nayo irakugarukira. Mana, ndagushimye, komeza ukora ivy'imbaraga, abo gukiza ubakize, abo gutabara ubatabara, abo kurengera ubarengere. Savye nise kugize neza kubw'ubutumwa bwiza n'ijambo ryawe. Mana, soza icyo wagambiye ko soza. Mana, mvuze icyo wemeye ko mvuga. Uwiteka Imana, amaraso y'aba bantu banga kwihana, banga guhindukira, banga kumva imburo zawe ngo bakizwe. Uwiteka Imana, ntakambarweho, ariko abemeye bakumvira, ure kubakingurira ineza yawe, ure kumugisha wawe ubakingukire. Niba biba uzabaye gusarura, niba gutakira uzabumbire, niba gutabaza uzabatabara. Ndagushimiye kubw'ineza n'umugambi wawe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Banyere reka tugushimire. Imana y'amahoro igumugisha. Imana ibagirire neza, kolaste postifo egal, kandi umugisha w'Imana ubabeho. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bari muri Amerika, hari igihe duhanura ibintu abantu bakavuga ngo kuko imutabihanuye mbere bitari izabo. Imana ndagira nkubwire ngo iyereka abantu bayo mu bihe byose. Imana yishurira abantu bayo mu bihe byose. Hari abantu bari muri Amerika bafite urugamba rukomeye cyane, bafite urugamba, bafite ubwoba bwo gusubira iyo bavuye. Ariko Uwiteka Imana yambwiye ngo umuyaga mutoya uriho, Imana igiye kumera nk'iwuhagaritse, ariko abazagira ubwenge bazace bugufi bihana ndetse kandi biyoroshye,